umva aka kana ubundi mu nzoga ku rwego rw'uko wenda wanasinda inzoga yo burya nta nubwo nyikunda mbaye nanayisomyeho byaba ari kwa kundi umuntu yanga gusuzugura uyikwaye tuvuge nk'igihe mperukira kuyisomaho kera ni ryari si nk'ejo saa 8. uyu yitwa Kalisa Ernest cyangwa se Samusure nk'izina yamenyekanyeho muri sinema nyarwanda. Ubu ngubu rero akaba yamaze kugera mu Rwanda ni nyuma yuko yari amaze imyaka 3 ahungiye mu gihugu cya Mozambique, aho yari ahunze amadeni yari abereyemo abantu, dore ko yari abereyemo amafaranga arenga miliyoni 11. uyu nguyu rero akaba yari amaze iminsi muri Mozambique, aho yatangaje ko yagiye yishyura amadeni gake gake abifashijwemo n'abafana bamukundaga, nyuma yo gutangaza ko yiteguye kugaruka mu Rwanda umwaka ushize wa 2025 ubwo yahuriraga live na Bruce Melody rero akaba yaramwemereye itike imucyura, akamusaba kwitegura agahita ataha mu Rwamubyaye. Ku munsi w'ejo tariki 12 nibwo rero yageze ku kibuga cy'indege, ahurira n'abantu benshi, abakunzi be, inshuti ndetse n'abavandimwe, inshuti ndetse n'ababyeyi baje kumwakira ku kibuga cy'indege. Biri mu bintu yishimiye cyane. Abantu bashobora kuba baribajije impamvu nta mugore we wahagaragaye. Uyu mugabo rero reka nkumenyeshe ko mu mwaka wa 2012 yatandukanye n'umugore babanaga, akaba ariyo mpamvu rero atagaragaye ku kibuga cy'indege. Ubundi uyu Samusure mu mwaka wa 2022 nibwo yatangiye kugaragaza ko yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, aho yari abereyemo amadeni abantu benshi, aho yatangaje ko abereyemo amadeni abantu miliyoni zirenga 7. Nyuma yaho rero akabona nta kundi kuntu yabigenza, agafata umwanzuro wo kuba yatorokera i Maputo mu murwa mukuru wa Mozambique. Bidateye kabiri urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwaje kuburanisha urubanza yari yarezwemo rwo kuba yaratanze sheke itazigamiye, hanyuma rumukatira imyaka 2 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 3. Izi ngizi rero zaje ziyongera kuri miliyoni 7 yarabereyemo abantu, ahita riba ideni rikaba hafi miliyoni 11. uyu nguyu rero ubwo yari ari mu gihugu cya Mozambique, abantu bakaba barakomeje kugenda bamwereza amafaranga yagiye amufasha kugabanya ibibazo bimwe na bimwe biremereye. Ubu ngubu rero akaba agarutse Kigali atangaza ko amadeni akomeye yabashije kuyishyura. Ubu ngubu utudeni dusigaye ari dukeya azagenda atwishyura, ariko ari mu Rwamubyaye. Ni nyuma yuko ageze ku kibuga cy'indege agatangaza ko nta hantu heza nk'igihugu cye, ndetse ngo nta bintu byiza biryoha nko kuba mu gihugu cyawo. Uyu mugabo wamamaye muri filime nyarwanda akaba ari umwe mu bamazemo imyaka myinshi cyane, akaba ari no mu bagize uruhare rukomeye cyane muri sinema nyarwanda kuba yakwigarurira imitima y'abanyarwanda bakava muri filime barebaga kera, dore ko bareberaga filime z'abanya-Nigeria ndetse n'iz'abanya-Tanzania cyane nka mbere y'umwaka wa 2010, dore ko hari hagezweho filime ya Shumireta ndetse na filime z'abagabo babiri bagufi babarizwaga mu gihugu cya Nigeria, harimo uwo bitaga Mr. Ibu. Nyuma yaho hagakurikiraho filime y'ikikango y'umukobwa witwaga Sonia. Abagabo rero baraje bahindura ikibuga bigarurira imitima y'abanyarwanda. Ingero zifatika, uyu mugabo we na Kanyombya baje guhurira muri filime yiswe Haranira Kubaho. Iyi filime yakunzwe n'abatari bakeya, ariko abenshi ntibaza kumenya izina ryayo nyakuri, dore ko iyi filime imaze gukundwa n'abanyarwanda benshi kubera ukuntu umukinnyi Kanyombya yayikinnyemo neza. Byaje kurangira bayimwitiriye, abantu benshi bayizi ku izina rya Kanyombya, ariko buriya iyi filime yitwaga Haranira Kubaho. Iyi filime rero ikaba itaraje gukomeza kubera nyiri iyi filime yaje gushwana n'abakinnyi bakinaga muri iyi filime bikarangira ihagaze, ahubwo bagahita bakurikizaho filime yitwa Zirara Zishya, ari nayo bahuriyemo ari abakinnyi benshi, hakazamo na ba nyina wa Mbogo, murabibuka cyane. Umusore rero akaba ari umwe b'abahanga, ariko akaba atari byo byonyine akora, akaba abifatanya no kuvuga amazina y'inka ndetse no kuyobora imihango y'ubukwe. Kuri ubu ngubu agarutse mu Rwanda muri sinema nyarwanda. Ubu ngubu isigaye irimo abakinnyi benshi, isigaye irimo amaraso mashya, harimo ba Kiramani, ba Meki, ba Regisi, ba Nyakso ndetse n'abandi. Ariko nanone abo batangiranye ba Sekaganda cyangwa se Nitegeka Gracier nabo baracyayirimo, tutibagiwe na Kanyombya. Katurebe udushya agiye kuzana muri sinema nyarwanda, reka tumwifurize ishya n'ihirwe kandi tumuhe ikaze mu gihugu cyamubyaye. Nje ndi Tiger the Great MC Soin. Oberwa ibyo mwavugaga ngo by'abagore benshi banyakiriye, mu by'ukuri birashimishije. Ubuse naherukaga guhoberwa gutya ryari? Bikera.